mutabaruka wandebera ibiciro bya essence byabyuriye cyangwa ntago byuriye byuriro bishyashya se menya narose wewe warose nyamara birurira niyo mpamvu uyu mwari wacu agira ati bicaye umuhanda bakagira ngo nasaze ntabwo nasaze yo kubabwira ibyiza biri mu mujyi wa Kigali ko ambutiyaje yacitse mu muhanda hari umuhanda uba ambutiyaje uzareba umuhanda w'i Kanombe sibyo ureba umuhanda wa Kabeza abantu bashobora kuba barayobotse imodoka rusange mwakomereje aho se ahubwo bagiye no gushyira imbaraga muri ya gahunda ya only bus. Ni only bus cyangwa ni bus only biterwa n'aho umuntu ari guturuka. uretse tukiri kuri iki kibazo mbona ngo Minaroke yo ngo yadusabye kugabanya inshuro duteka ku munsi. Sasa huyu kubona byakaze noneho mana yanjye ubundi murya gatatu mwe ni rimwe da reka ibyo byo ntekereza ko ari n'inzozi gatatu se ni kabiri ku munsi gatatu ku munsi oya nta muntu warya gatatu ku munsi ntabwo byashoboka pe ntabwo byashoboka ariko twebwe mu buzima turimo bw'ubucuruzi ntabwo twarya gatatu ku munsi ngo tuzayabone njye ndya rimwe yego hari imibare uhuza nyine nivemo gasaba yuko urya nijoro. hari imyaka yo gukunda icyakura hakaba n'imyaka yo gukunda icyo kunywa nk'ubu Efuremu ageze mu myaka yo gukunda icyo kunywa kuruta icyo kurya. gasubiremo ako kandi nk'ubu Efuremu ageze mu myaka yo gukunda icyo kunywa kuruta icyo kurya. kwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ikai ubundi se bimeze bi hariho siroga ivuga ngo amafaranga byarandi ariko yanjye niba ari murona ntago nzi ntago ndabona amafaranga yanjye yabyarandi niba ari murona pabonetse kubyara ariko byakere gasubiremo ako kandi kuko hari kurumanya afite amafaranga ntabwo nyine niba akoresha bro menya nayo yikoresha ubwayo ntago menya ukuntu ashize rero bakajya kunzana rero siroga ngo amafaranga byarandi ayanjye arimo agapira kwenye uwanja wake kaingia sasa. ni byinshi biba biri kuri iyi mihanda. Tukiva kuri uwo nguwo rero tubona inkuru y'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze umugabo witwa Habarurema Jean d'Amour ukurikiranweho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gato abakobwa batandukanye ngo abizeza akazi. Kwanyarukira hanze y'umujyi wa Kigali rero hari abasore bo mu karere ka Gisagara umurenge wa Mamba ngo badukanye umuco mubi w'uburaya bise ngo manumve. Reka tubanze twumve Moise Munyaneza. uyu muco uvuga w'abahungu ngo manumve kana kuvuga ko nimba jewe musabye akama nanjye sinabya. Abahungu bararengana nta mukobwa uzaba uri mu rugo ngo umuhungu ati wanjye ngabwira umukobwa wanjye ngo ngende tubipanga. Oya bararengana n'abakobwa babishyira. Je nimba nitambutse mu muhanda umukobwa kamwe ati ndagushaka nanjye mbayitambugira ko kayi twabongaho. Turi mu mudugudu wa Kagusani mu kagari ka Karama mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma. Turi mu rugo rwa Mukansanza baganwa Solange. Uyu ni umuryango yabagamo ngo ku mugoroba washize nibwo yatahanye n'umugabo witwa Nsengiyumva. Bataha basezeranye kuza gusambana na cyane ko ngo uwo mukobwa yari indaya. Babisoje ngo bananirwa kumvikana ku mafaranga bari basezeranye. Birangira barwanye umukobwa ngo akubita umugabo ava hano ari intere. Ageze mu nzira abaturage mu gitondo babyutse basanga yitabye Imana. Dutinya natwe kuzajya turara tubundabunda ngo umugore ngo aratsohoye. Inkuru ziri kuri iyi mihanda none mu gihe nabonaga inkuru y'uko Kiliziya Gatolika yatangiye iperereza ku bimitse papa mu Rwanda. Reka ngaruke gatoya hano. Mu myaka yawe 71 watubwiye ko muri uyu mwaka uzuza 71 kubaho
nta mugabo biroroshye ni ukuri biroroshye ariko bishobora kuba hari abo bivuna ndashaka simbizi wenda ndabivuga nikunda gutanga udukoryo iyo ugiye mu mangazini bacuruza inzoga yego hamwe hatondetse mu macupa birimo amacupa arabyumva cyane menshi cyane y'ubwoko bwose iyo utarasomaho ubibona ari ibintu bitondetse neza ntacyo bikubwira ariko umuntu aravuga ati shaho aho wumve urabanza utarura utatinya amarana uko ari rimwe akakongera ubutaha ukayoboka nuko banshutse umubiri urafunctioninga kandi tugiye muri biology urakora ko ariko rero ugomba kumenya kumetiriza ntabwo umubiri utegeka umuntu ategeka umubiri icyo kintu tucyumve n'abajene mwese aho muri ntabwo umubiri utegeka umuntu ategeka umubiri we ni nayo mpamvu hari abasinzi n'abatari abasinzi akavuga ati jyewe nzajya nkazana imuhira ngasangire na madamu turenze ku biryo turekera undi akavuga ati yashanywera yose ninjye uba nayakoreye niwo wa mubiri twikomereje rero naniyumvira aka karirimbo gashyashya Rinkiraho munsi ko mbona abenshi bamaze kujya mu munyururu mugiye itariki urubanza rwa Eric Semuhungu ruzasomwa yamaze kumenyekana dore ko ari itariki ya 4 Gicurasi 2026 anahuriyeho na Jihadi Nestor na Kejon dore ko bo bajurira icyemezo cy'urukiko rwari rwabafatiye cyo gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Harya fata uzataha ryariho uzataha ryari so mugana nkuko nafunzwe by surprise abantu bakabona nafunzwe no gutaha kwanjye ni surprise. Ubu se muhungu wacu ameze ate mana yanjye? Mana ameze neza yego nyine wenda nta muntu ubumeze neza yari ahantu ariko nyine ubona kameze neza afite bibiliya abasoma ijambo ry'Imana yaje kutureba afite bibiliya gutya ngo ngenda avuga ntuse baramurekuye ariko mana ndongera nshimiye amagereza yo mu Rwanda ko mwemera umuntu akagira n'iyo bibiliya gusa ntibije kugendekera neza nigaba Clement uwo tuzi nka DC Clement nyuma yuko muri iki cyumweru yaburanye ikiniga kikamufata agaturika akarira. Kuri uyu mugoroba nibwo urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwategetse ko akomeza gukurikiranwa afunze mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo bitewe nuko hari impamvu zikomeye zituma ibyaha binakekwaho abikurikiranwaho afunze. None papi urumva utaramushyirishijemo? ntago iwanjye mfite biro mfungiramo abantu kabiri ntago ari njye wagiye ku rukuta rwa Twitter y'igihe ubanza urebe umukozi wanyu ibyo yari yanditse avuga ko amateka azisubira bakubaka u Rwanda bumva bifuza. Ntago ari njyewe uwamusanze muri kasho ngo yandike urupapuro rwo kwisobanura, nta nubwo akagombye kurimo kumbaza ibyo jya kubibaza ribu ubibaza papi ndi umunyamigabane nk'umunyamakuru w'igihe kirekire urabizi icyo etike zivuga ku muntu mukora umwuga umwe. Ntabwo iriya interview k'umukomfure ku muntu mukora umwuga umwe ntabwo wagombaga kuyisora. Ntabwo nagombaga kuyisora. Yes, ku muntu mukora umwuga cyangwa ukayisora wayeditinze kuki noneho mwe mukoreshwa n'amarangamutima n'uruhande. etike zivuga kuri conscience n'amarangamutima. Etike ziraza kuza gukuraho space yari yamaze gukorwa n'abandi bakoze ama space. Etike zitagiye kuri amarangamutima ngo azikoreshe ku rukuta rwe. Etike zitandukanye ariko nta kirimo mu byawo tete wowe tuzabibaza ari tete wowe ni bw'imisi yawe tete hari tuzabibaza ari ubushinjacyaha bwawe wowe hari abavuze ngo bamfunge ntabwo ari kugakata njyewe
n'ubu tugiye dusoje ikiganiro hano ugasanga hariya barakunyatiye natangaza njyewe ntari nkuru nkanazitangaza ariko ko mutabanza ngo mugende mujajinga ibyagiye bikororwa noneho icyagiye cyandikwa cyose kuri Twitter yanditse ijambo ku ijambo bagiye barikorera ubusesenguzi abanaliste mwanyu ariko uyu munsi none ikibazo gihari ni ukubona nashyize icyo kiganiro noneho reka nkisibira aha sibyo nimwita imurekura ko mbona bikaze kuko umunyamategeko wawe nawe ni umugeri kuko ibyo byaha byose byajya mu rw'ibanze ariko yaza mu ruswa ariko kujya mu rwisumbuye bazamuka ujya Nyarugenge muri Nyarugenge ariko buraratangira ejo bundi muri Nuzasha ratangira ikibagabaga ikibagabaga nyine waba ni kibagabaga nyine ni muri Gasabo ni uko nazatangirira biracyoroshye biroroshye ubundi bikomeye utangirira Gasabo hakurya isoro ro kwirimba uri niba utangire kwirimba shaba umuntu nyine ubwo icyaje cyo gitangira kuri burundu Nuga kabigasekwa nk'akeza ubuso uyu musore wa mungane yako naba yakamishaga hano yabirakariye aramutse ubwo n'abana tumuza muze muragasigaye muze aziro tunagiye kwikorera abaje gatoya abanyuzemo aragacakiye biranga arasebye araswaze ndagaswingiye wajya muri samaki ya bose wagira ngo ni samaki biciye mu nduza muri Burera n'ahandi menyu natandukaniye ngo n'uwamaze kwiba Twitter ya DJ Brian we dore ko hari kwandikwaho ibintu biteye isoni ko Oh my God. I have never. Oh my Lord. Yewe mu bantu bose nzi twamenyanye harimo umuntu ugiye kuntera kuraje yo kuzajya mara nza mu kazi buri munsi gukora ikiganiro ariko se kuri umu DJ ndi umu DJ kandi urimo umwe mu bakobwa b'aba DJ beza uri guhangana nande ko niba ucuranga neza ko abakire bazaba ibyo nafite ntanga urabifite urabyicariye ahubwo ubwo nibibishye kubi wagiye ukikanywa za bombo nk'abandi bana nawe ukabobera Burundi acaho Munyarwanda acaho mu boss wa radio nshishaho ariko bro Brian Mama I have never seen such a kind of head mwenye uwanja wake kaingia sasa on my head mumumbikira aha sorry nawe yarabyaye ariko Brian ndakuyana ntitwirengagize n'ikindi kintu cyabayeho tega amatwi iri ni ibanga rikomeye cyane kira hasi telefone banza urahire kutazabivuga nzabivuga kubona n'abaga none ikibaho ntushwana n'umuntu uzirinde kumutaranga no kumuvuga nabi kuko isi nta muhigira ejo yakongera ikabahuza ukajya uhorana isoni n'ikimwa ni nayo mpamvu abantu benshi dufite inshuti zaduhunze ntacyo wayikoze ntacyo namukoreye dufite inshuti zaduhunze burundu kuko bazi neza ko ibyo batuvuzeho twabimenye igihemu nigishira ikintu kimbabaza rero ni ibintu bibera kuri izi mbuga bagashakira amataka mu matako ya nyirahuku ngo nabonye ngo ibintu ndumva ngo yapostinze ngo Brian ngaraza ngarakomentinga ngo aho kugira ngo ngire umugabo ngo mutoteze ngo ngire gutya ngo namureka ngo ubwo urumva yavugaga nde waretse umugabo ngo yavugaga nde waretse umugabo none se ku mujyi wa Kigali watangaje ko ubu gatanya zabaye nyinshi muri izo gatanya icyo batandukanye cyose mwagiye mukimenya hari ikintu cyitwa gutwika noneho ugacana uzagukongora njyewe papi sinjya nishimira ibyago by'undi sinjya numva ko ngiye gushakira amata mu matako ya nyirahuko mvuga ngo abangaba bagendekeye gutya
biriya babyita kutagira umutima w'ubumuntu ndetse n'umutima w'ububwe. Mama yangu, game over. Kwenye uwanja wake kaingia A few moments later. Dosiye yanjye yari yanditse nabi. Dosiye yanjye yari yanditse nabi. Yesu ayibonye ayihindura neza. Yesu ayibonye ayihindura neza. Ese ko mbona handi ziba zahiye? Gitangaje ku mugabo wa Junior Kiti, umugabo mwiza w'igikundiro w'ibogari. Abagabo bareshya nka Junior Kiti ni imbarwa muri uru Rwanda. Abagabo bakunda imiryango yabo, bita ku bagore babo, kabasarira gutya neza. Tumaze imyaka 10 niyo tuziranye, 10 biro official, 9 tubana byo kujyana n'amategeko, 8 imiryango ibizi. Urumva rero kuba umugore gisa gutya ubwiza bugenda umunsi ku munsi bwiyongera, umugabo bajye babikora. Abagore baracupira bagasaza, ugasanga umuntu yaraboze yaboreye mu nzu, ni umufuka uteretse mu nguni w'igipirizo. Ariko umugabo nyina mushima ko nyine yanyitayeho, ndasa neza ndakeye, mfite na verine. Ariko umugore wa Yesu bizije nimbabari agasatsi kameze nk'ako muri filime z'abanyakoreya. Ako undi wabayemo ari we muyobozi wazo kwa mama Sandrine arayobora kabwa nubwo ntakuyobora umugore wanjye inayobora imbeba ibinyenzi imbaragasa iki byose imbwa nubwo nabanyifite ndayiyobora eregani niba biri kuri iyi mihanda nuko umugabo urengeje imyaka 73 y'amavuko akomeza kuvugisha abantu benshi nyuma y'uko umukunzi we w'imyaka hafi 23 y'amavuko ashyize ahagaragara amafoto ye bari kumwe, dore ko banitegura kwibaruka. Mpita nibuka ko kuri ubu ngubu Rugumi na Hariya babaye isereri mu mitwe ya benshi. None kugira ngo mutazavuga ngo amafaranga nayakuye he, niba ngisa n'amahirwe n'uwo mugabo w'umuherwe nkamugira, ubwo mwange ngo nukugira ngo mutazabivuga. None se mugize ari umwe ari umuherwe bivuga ngo ndindaya. Nubwo nyine nabafite umugabo w'umuherwe. None n'uyu nawe uramujyanye se? Sabe ngije kwaza ikibazo. Urabyemera ko bishoboka ko no kuba wenda nabandi namariye none ahangaha ntabwo nigeze ngira abagabo benshi cyarimo, kandi umuntu wagize abagabo benshi cyarimo niba ari indaya wifite y'umuta umwe rwose, kandi ndishimye. Nese nimba umuturage usanzwe yemerewe kwinjira umunyarwenya ro gitangaza amazi arenza kobo. Icyo nzi cyo ngewe iriya nzu igisohoka, icyo nzi cyo ubu hari umuntu wenda nko kwiyahura, ibiro biri buhite bishira none cyakoze sha ariko rimumugirira ishyari Jori Dora nawe oya wowe ni umuntu umwe buza oya nanga amagambo yawe, nanga amagambo yawe za King yanze kumusubiza King babiri kumbabaza. Ubu nyuma y'iriya nzu wiyumvisha ute? Ariko Brian ninde wabikubwira ibyo bya wiyumvisha ute? Ibyo aya magambo mvuze mu yakotinga hano ntabwo reka ibyo byo mube mubishyire ku ruhande. Mbega inzu nziza we Kobra wava mjajwa kwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ikaisha. Warangiza ngo ndacyakomeje umujyi wo gushaka umugabo, ariko mbamubwira aho kugira ngo Imana izamereze umugabo nzagenda nkifatira ku gakanu ngashaka ku muyobozi ngo niyo icyuma akarinda hazinga utwangushya kana mu nzu. Uwo mugabo Imana izamugumisha iyari, Imana izamu umugabo mbasha kubaha, Imana izamu umugabo nzagisha inama. Urihindutse ko Imana izaguha umugabo kubita amasukano. Oya ntago uwo mugabo nyimushaka ko sigaye mbona abo bagabo bameze gutyo bagiye basigira abantu depression ikenda kubisha. Nta depression ngeneye muri life yanjye. Ndashaka umugabo nimubona tuzabana tukabana gatanu nkaba namugisha inama. Tesha erega buriya no kugira ngo ubone umugabo ugisha inama, ariko Tesha karame ubu se noneho mana yanjye njyewe ndi muri ba bakobwa bakunda abantu babarenzeho.
babarenzeho none se ntabwo wakoresha umuntu ukurenze muri iki mu bijyanye n'iki muri ntabwo mwakunda n'umuntu ukurenze oya ndi kuvuga ndi muri ba bakobwa sibyo ntashobora kubana n'umugabo nabwira ngo cishwa agaca none ntabwo umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo umugabo yavuye mu maguru y'umugore n'ubu aracyarwanira gusubizamo God have mercy upon us. Ako reka twibarize bano bakozi b'Imana ubundi mwe cyagiye mwahuriraga twebwe twanyuze dukora ubukwe ntazo hanataha ntazo hanataha kandi twarabitanga n'ababizi ibintu byinshi uvuga uyu mufti wanjye ari gutangara iminsi wakwivuza ni wowe ibyo naturi muri kunyespira imbere y'Imana none kugira ngo ibi bitaba kuri bagenzi bawe niyo nama wabagira Sheri con huevas ukanekera. Sheri wamaye avance. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Sheri uzamu umwanya tuganirira yiherereye. Sheri wamaye. Erega n'ubundi twavuye mu murenge wa Nyihera. Hano. Kwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ikaisha hiyo. Soko nalo loingia. Aha mugiye tukinjoyinga Olivier aririmbuku Dosi wandula connect. I no give up because it jam with my connect. Daddy biko na no men address. I no men address. I believe in God. ko nabonye Nzovu na Jitafu muri studio none bana yacu kunze bomoza ihaba mu mvula cyangwa ubushyuhe wambuza Nzovu vango nzovu nzovu intro protection nzovu none dore n'indirimbo yabo igiye gusohoka erega arakomeza bakorane inde yimukiyemo indirimbo yanditse ni umugabo wawe wa kera yitwa Ensama tukubita kapera twumva nashyizemo Esther kikwana harana namuvuze mbavuze ngo iki se mu ndirimbo ririmba twumve ngo sama Esther mbomoza muri sama bayita mbomoza ariko njye sinzi kuririmba ahubwo bananshutse ngo bagiye ko cyangwa tutuwaze ngo y'inzovu nabitegeje ndabiwe nuse kushaje ubu ugiye gushyiriraho ndashaje dusabe nukavuga ngo umuntu arashaje basaza mu bwonko eregani nuko nguko ku mihanda yacu byifashe kora subscribe uwo munsi like share na comment amazina yanjye ni Hirwa Redemptus